Yesu ashimwe abana aho muri mwese ahantu hatandukanye muri Kigali cyangwa na hanze ya Kigali, mwese ndabasuje mu izina rya Yesu. Ndabakumbuye cyane, hashize igihe kinini tutabonana, ariko buri gihe gikwiriye cy'Imana izatugenera tuzongera duteranire hamwe tubonane. Kanizere ko mwese mumeze neza muri iki gihe, mwese ndabasuhuje, mwese abateze abari ku mateleviziyo bareberaho cyangwa babera kuri laptop, mwese ndabasuhuje. Kandi nizere ko twese dukomeje kwirinda muri iki gihe cya COVID. Kanizere ko twese abana tudakorakora ahantu hatandukanye, dukaraba neza intoki kandi tukirinda, dukomeze kugenda hirya no hino. Imana ibahe umugisha. Ubu tugeze rero muri ka kanya kacu keza ko kwiga ijambo ry'Imana. Tugiye gutangira nk'uko bisanzwe dusenga, hanyuma tubone kwinjira mu kanya ko kuramya no guhimbaza Imana. Nyuma yaho twiga ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Kambasabe twese twifate neza, twubaha Imana, dusenge. Mana yacu, Mana nziza, turagushimye nanone kubw'aka kanya wongeye kuduha. Hari hashize igihe tutabonana, ariko ngushimiye ko twese waturinze tukaba turi amahoro, ukaba wongeye kuduha n'uyu mwanya mwiza kugira ngo dufatanye twigire hamwe ijambo ryawe. Ndasabye kugira ngo umwuka wawe wera yururukire kubana natwe, arushaho kudusobanurira iby'ijambo ryawe. Twese aho turi mwami, twumve kugira neza kwawe, dusobanukirwe ijambo ryawe. Urakoze, byose bisenze nizeye mu izina rya Yesu. Twese tuvuge ngo amen. Amen. Imana ibaho umugisha. Tujye mu kanya keza ko kuramya Imana, tuyisenga, tuyishimira ibyo yadukoreye. Mwese mugire akanya keza muri kano kanya. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God simply spoke and the world came to be. He sent a flood and made everything new. He parted the sea and let his people walk through. He helped a boy bring a giant right down. Joshua marched, the walls fell to the ground. These acts of power are worthy of praise. But if you want to question my God and his ways, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Though we are sinners, he still gave us worth. God sent his son to live here on the earth. He healed the sick, he made blind men see. He let the lame walk and he set the world free. He died on a cross and he rose from the grave. He conquered sin, he is mighty to save. He went to heaven and he's coming back. God's word is true, but if it's attacked, I'll look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty.
ashimwe. Tugeze rero muri ka kanya kacu nyuma yo guhimbaza Imana no kwiramya, tugeze muri ka kanya kacu ko nsaba abana kugira ngo twitonde twumve ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kwiga ku ijambo ryo kwizera Imana. Ese ubundi ninde wambwira kwizera ni iki? Ijambo dukunda gukoresha ngo ujye wizera Imana, umuntu yakubwira ikintu ariko nawe ujye wizera Imana. Kwizera Imana ni iki? Reka dusome muri Bibiliya twumve icyo ijambo ry'Imana ryita kwizera. Tujya gusoma mu Baheburayo ibice 11 ku murongo wa mbere. Kambasomere. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari ukuri. Ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Utavuga ngo ya ariko si ibintu bizabara cyangwa ntabwo bizaba, ubu si ibintu nibyo cyangwa ntabwo ari byo. Ngo kandi uko kwizera niko kuduha kumenya n'ibyo tutabonesha amaso yacu yuko ari ukuri. Reka mbahe urugero rutoya. Ngo kera ni inkuru nanjye numvise ngo habaye hariho umwarimu aza kuba ari kwigisha abana nk'uko nanjye ndimo nabigisha ijambo ry'Imana. We yarimo abigisha ibindi bintu bijyanye na filozofi. Ngo hanyuma aza kubabwira ati ariko muzi n'ibindi, ati ibintu mwirirwa musoma ngo muri Bibiliya, ngo musoma mu bitabo, mwumva abantu babigisha abapasiteri n'abakozi b'Imana ngo Imana iriho. Ntabwo ari byo. Imana ubundi iyo bababwira ngo Imana iriho, ninde wafashe ku Mana akayikora akavuga ngo ngo ngiyi Imana ngiyi? Ninde wahuye n'Imana nibuze ikamusuhuza? None se Imana hari uyibonesheje amaso? Ati nimba hari umuntu uyibonesheje amaso hano azamura agatoki ambwire ngo narayibonye. Cyangwa se basi niba utarayibonye, nimba hari n'umuntu wayikozeho akavuga akayisuhuza ati Imana muri aho umeze muti, uwo nguwo ambwire ndamenya neza ko Imana ihari. Abanyeshuri bose baceceka batangira kugira ngo kwibaza mu mitima yabo, ariko se ubundi bamugani Imana iriho koko? Iri hehe se? Mwarimu arabwira ati ubundi ibintu biriho ni ibintu bigaragara. Umbabwiye ngo iyi Bibiliya iriho, murabimenya ko biriho kuko ndayifite hano muri kuyireba, n'uwashaka kuyikoraho yayikoraho akabyumva ko ihari. Hanyuma ngo umwana ngaza kumubwira, amaneza agatoki ati mwari ngiye mfite ikibazo. Mwarimu aramubwira ngo yego ngaho avuga ikibazo cyawe. Kumwe tujya tubigenza nyine mu ishuri. Bamuhaye umwanya arabaza ati mwari mfite ikibazo, ati ngaho kibaze. Ati none se mwari urukundo uraruzi? Ati urukundo ndaruzi cyane, urukundo ndaruzi. None se urukundo rubaho? Ati urukundo? Ati mwamwumvira mwana, urukundo rubaho, urukundo ruhari rubaho. Hanyuma umwana aramubwira ati none se mwari urukundo wari warubona? Mwarimu ari yumvira ati kwa mugari urukundo nigeze ndubona. Namwe mumbwira urukundo muraruzi naye mwarubona? Nanjye sindarubona. Na mwarimu wo ngo tuvuga yatekereje avuga ati wa mugari urukundo sindarubona. Avuga none se mwari urukundo wari warukoraho, warukozeho basi nibwo utarubonaga ari nko mu mwijima warukozeho nka gutya? Mwarimu aratekereza ati ntabwo ndarukoraho. Ati nk'uko urukundo wemera ko rubaho nubwo utarubonye, ukemera ko rubaho nubwo utarukozeho, ni nako Imana ibaho nubwo tutayirebesha amaso, nubwo tutayikoraho. Ariko noneho usibye ibyo nkuru nari mbabwiye, Imana impamvu tutayibona no mu ijambo ryayo birimo. Iravuga ngo nta wabasha kuyirebesha amaso ngo akomeze kubaho. Imana yo tuzayibona nitugera mu ijuru, nibwo tuzayirebesha amaso yacu. Ubu ngubu tukiri hano ku isi tugomba kwizera ko Imana iriho gusa, hanyuma tugategereza wa munsi Imana yatugeneyeho kuzayibona, ariwo wa munsi tuzaba twagiye mu ijuru. Kandi mu ijuru hazajya abayemeye gusa. Abo ngabo nibwo tugeze mu ijuru, nibwo tuzayibona. Tumaze kubona rero icyo kwizera ari cyo. N'ibitagaragarira amaso
nibwo tutabasha gukoraho ntabwo bivuze yuko biba bidahari. Urundi rugero wenda ruto nabaha, hari igihe wavuga ngo umuyaga twese turawuzi, ariko nubwo tuwuzi ntawe urawukoraho. Nta n'uwamenya ngo umuyaga usa n'umutuku se, usa n'umukara, usa n'icyatsi, ese n'ikararesi, usa gute. Ahubwo igitubwira yuko umuyaga uhari ni uko tubona ibiti binyeganyeze, tukamenya ngo umuyaga niwe ugize gute, niwe ubinyeganyesheje, niwe utumye binyeganyega. Ni nako rero n'Imana ubu ngubu mu gihe turi twagera mu ijuru ntabwo tubasha kuyibona, ariko tubasha kubona imirimo yayo ikorera muri twe. Tubasha kubona abantu Imana igenda ikiza, tubasha kubona ibintu byinshi cyane bitandukanye Imana igenda idukorera. Tugiye gusoma inkuru iri muri Matayo ibice 14 kuva ku murongo wa 22. Acisomye. Uwo mwanya ahata abigishwa be ngo bikire mu bwato babanze hakurya amare gusezerera abantu. Icyo ni igihe Yesu yari yamaze guhura n'abantu benshi cyane, abagaburira mu buryo bw'umubiri, abagaburira no mu buryo bw'umwuka. Abantu banezerwa ntibashaka no gutaha. Mu buryo bw'umubiri yabahaye imigati n'amafi, bararya barahaga baranabisigaza. Hanyuma mu buryo bw'umwuka nabwo abigisha ijambo ry'Imana, barushaho kumva bagaruye ibyiringiro muri bo, bumva banezerewe. Baravuga ngo mbega umugabo uvuga amagambo meza, mbega umugabo wabashe kudukorera ibitangaza tukayibona. Abantu bumva ntabwo bashaka gutaha, bumva baguma aho ngaho. Wenda kugira ngo twihutishe amasaha, muze kuhasoma ni muri Matayo ibice 14 kuva ku murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 32. Muze kuhasoma kugira ngo twihute umwanya utaza kudusiga. Ngo hanyuma ngo Yesu abonye abantu badashaka kuva aho ngaho banezerewe, ngo Yesu ngo abwira abigishwa be ngo rero mwebwe nimujye mu bwato mube mugiye, nanjye ndaza kubasanga, mbanze nsezerere bano bantu, mbwire bano bantu batahe dore burije, batahe bagiye mu mago yabo. Ngo hanyuma ngo abigishwa bajya mu bwato nk'uko Yesu yarababwiye, ngo baragenda. Hanyuma Yesu nawe abwira abantu ati rero ni byiza, twagiranye umwanya mwiza, noneho namwe amasaha arageze nimutahe. Ngo abantu baramwumvira barataha. Bamaze gutaha Yesu ngo aravuga ati reka mbanze nzamuka umusozi njye gusenga, nk'uko yajyaga akunda kubigenza, akajya ahantu ha wenyine agasenga. Wari umuco we n'ibintu yakundaga gukora. Ngo Yesu ngo aragenda, abigishwa ngo bagiye mu bwato bagiye, ngo Yesu we arabanza azamuka umusozi ajya gusenga. Ngo aragenda, ngo bwari bwije, ngo arasenga. Ngo bigeze nko mu rukerera, ubwo mu rukerera ni hagati ya 9 na 11 za mu gitondo, 9 z'ijoro na 12 za mu gitondo. Ngo bigeze muri ayo masaha, ntabwo Bibiliya ivuga neza isaha yariyo, ntabwo ivuga ngo ni 9 n'igice cyangwa ari 10, bivuga ko ari mu rukerera. Ngo abigishwa bari bageze hagati mu nyanja, hanyuma ngo haza umuraba muzi icyo ari cyo. Ni igihe umuyaga ubaye mwinshi, ugahuha cyane amazi agakomeza yigira gutya, bigatuma abantu bari mu bwato cyangwa barimo koga bisanzwe babasha kurohama. Umuyaga uzana imbaraga nyinshi, bigatuma amazi ataguma hamwe, akomeza yijyana iburyo n'ibumoso, bikaba byatuma umuntu yarohama agapfa, akicwa n'amazi. Ngo noneho ngo umuyaga uza ubaturutse imbere aho bajyaga, uza uturutse imbere yabo, ngo ari mwinshi, umuraba uba mwinshi cyane. Ubaye mwinshi batangira gutaka, ubwato bubajyana hano bukabagarura hano, bakumva bagiye kurohama ngo bajye munsi bapfe. Batangira ngo gutaka cyane, wese ataka mu ijwi ryavuga ati Mana we turapfuye, byabaye cyo gukora. Bati tubigenze gute, undi ari gutakira aha ngaha, kandi uko bari gutaka amazi aracyarimo kujyana ubwato. Ngo hanyuma ngo Yesu ngo ako kanya ngo araza, ngo azagendera hejuru y'amazi, arangije ngo abigishwa bamubonye
aturuka nk'iriya abona umuntu azagendera hejuru y'amazi, bavuza induru ngo noneho ngo amagini yaduteye, umwe abwira mugenzi we ati reba amagini yaje naho turapfuye noneho. Hanyuma ngo Yesu ngo arabegera ngo arababwira ngo muhumure ngiye mwigira ubwoba. Bamubonye koko babona ni Yesu. Petero ngo aramubwira ubwo n'umwe mu bigishwa ngo aramubwira ngo Yesu nimba ari wowe ntegekera nanjye nze ngusange aho ngaho, nanjye nyemerera nanjye ngendeshe ibirenge hejuru y'amazi ngusange. Yesu ngo aramubwira ngo okay ngaho ngwino nawe. Ngo Petero ngo araza nawe agendera hejuru y'amazi nk'uko Yesu yagenderagaho ngo azasanga Yesu. Ngo ariko hashize akanya ashidikanyije atangira kurohama. Atangiye kurohama arongera aribuka atangira gusenga ati Yesu ndagusabye kugira ngo mfashe. Yesu ngo aramuzamura amukura mu mazi, baragenda bajya mu bwato. Ngo bageze mu bwato abigishwa baratangara, baravuga ngo koko Yesu, ngo baca bugufi barapfukama ngo ko kuri umwana w'Imana, kuko bari babonye ibitangaza yarakoze ibintu batari bazi yuko byashoboka, yarakoze ibintu batarigeze babona akora. Buri gihe Yesu yajyaga bakorera ibitangaza, no muri ako kanya mbere yuko bajya mu bwato yari amaze gukora ibindi bitangaza. Yari amaze gufata amafi n'imigati arabitubura, amafi yari amafi 2 gusa n'imigati 5, ngo arabitubura abantu 1000 bararya, banasigaza ibindi ngo buza mu butebo 12 byasigaye. Bariye bahaze. Hamwe umuntu avuga ati nta n'akandi kantu gato narenzaho, bahaze. Icyo gitangaza bari bakibonye, yabonye ko yabasha gutubura, ariko ntabwo bari bazi yuko n'ibindi batazi ko Yesu ashoboye, ko nabyo bishoboye. Ntabwo bari bazi yuko hari ibindi bintu bindi yakora. Ntibari bazi yuko yagendera hejuru y'amazi, agenda wokinga bisanzwe nk'ugendera ku butaka cyangwa ku makaro kuko twese tugenda mu muhanda. Babibonye nibwo batangaye, bamenya ko n'ibyo nabyo bishoboye, birabatangaza. Babona kubaho kw'Imana, bavuga ngo Yesu ko kuri umwana w'Imana. Ndagira ngo rero nyuma yo kumva iyi nkuru noneho dutekereze, ese ni gute umuntu yagira kwizera? Kwizera kuva hehe? Kwizera ni iki twakora kugira ngo kwizera kwacu kube kwinshi? Ijambo ry'Imana mu Baroma haravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana, nibyo bizana kwizera. Muri Luka naho abigishwa baje kubaza Yesu, baramubaza ngo ariko Yesu, ngo twakora iki kugira ngo kwizera kwacu kube kwinshi cyane? Ngo Yesu ngo arababwira ngo niyo kwizera kwanyu kwangana gusa n'akabuto ka sinapi, ngo mwabwiriye umusozi ngo nuve hano utabwe mu nyanja kandi bigakoreka. Ubwo reka mbabazi, ari ukugira kwizera kwinshi cyane nk'igifuka cyuzuye wenda, no kuba twagira kwizera gufite aho gushingiye, kwizera nyakuri. Hari ukuba wagira kwizera kwinshi cyane, ariko kwizera ijambo, kwizera ni ijambo rigari. Ushobora kwizera mu bintu bitandukanye. Ushobora kwizera uti njyewe ndizeye, mfite imbaraga, nta muntu wanshobora. Ushobora kwizera uti njyewe nizera mu mamaji, ariko undi akavuga njyewe nizera mu mbaraga z'Imana, nizera mu Mana. Rero wa wundi ufite kwizera kwinshi cyane kuzuye nk'igifuka, ari kwinshi kuzuye, avuga ati njyewe rwose nizera yuko mfite imbaraga, nta muntu wabasha kunkubita, nta muntu rwose niyo bazana nde namuresha. Ariko undi akaba yifitiye kwizera, yizereye mu Mana, biba bitandukanye. Muribuka inkuru ya Goliyati, muri bukuru byamugendekeye, yarazi ko ari we munyembaraga wa mbere, ariko Dawidi amukubita akabuye gato cyane, biba birarangiye kuko we yari yizereye mu Mana. Yari yavuze ngo Goliyati yavuze ati njyewe imbaraga zanjye ni nyinshi cyane, nta muntu umwe wanshobora. Mubwire umuntu wese mushatse aze aha ngaha turwane mwereke.
bitamwica kano kanya ibisiga bimurya. Dawidi ariko aravuga ngo ngewe nizereye mu Mana, nabonye Imana insindishiriza ndwana n'idubu nkazinesha, n'ubu nizeye ko Imana iri bunsindishirize nkatsinda Goliyati. Hanyuma wa wundi yari ufite ibibaraga byinshi cyane byuzuye kwizera kwinshi kuzuye nk'umufuka ariko yizereye mu mbaraga ze, aneshwa na wundi ufite kwizera yizereye mu Mana. Rero ni ingenzi yuko nubwo twizera tumenya icyo twizeye, uwo twizereyemo, yuko nta kindi kintu twizereyemo usibye Imana yonyine. Reka noneho turebe uko bitugendekera iyo twizeye Imana, turebe n'uko bitugendekera iyo tutayizeye. Reka mbasabe tujyane turebe uburyo ki iyo twizeye uko bitugendekera, n'iyo tutizeye uko bitugendekera. Aha mfite ibintu nateguye ibintu bitatu. Ibyo bintu bitatu turaza kubyifashisha nk'imfashanyigisho y'ibyo tumaze kwiga. Turebe bya bintu bivuye mu nkuru noneho bigenda gute. Aha mfite isorori yanjye irimo amazi. Aya mazi ahagarariye uko bari mu nyanja. Iyi tuvuge ngo ni inyanja. Hanyuma ahangaha mfite agakarito kabamo utuntu twitwa paper clips. Ni utuntu abantu bifashisha gufatisha impapuro mu kazi. Ni uku nguku kaba kameze gutya. Ikindi kintu mfite hano, iyi paper clips ntayivaho, turayifashisha nk'abantu, irahagararira abantu. Iyi sorori y'amazi irahagararira inyanja. Aba ni abantu benshi, aba ni abantu. Hanyuma agacupa nk'uko mukazi ni agacupa kaba karimo isabune yo gukaraba mu ntoki. Iyi sabune iraza guhagararira ibibazo duhura nabyo mu isi, ubwoba, ibintu byose bidutera gushidikanya biraba biri muri iyi sabune. Reka turebe, ese ubundi twabonye ukuntu Petero Yesu yamutegekeye ngo nagende hejuru y'amazi. Ese ubundi mwari nabona umuntu ushobora kugendera hejuru y'amazi akagenda atambuka nk'ugenda ku butaka? Ibyo bintu ntabwo bishoboka yuko umuntu yagendera hejuru y'amazi nk'ugendera ku butaka. Hejuru y'amazi dukoresha ubwato. N'iyo umuntu yoga ntabwo twavuga ngo barimo kugendera hejuru y'amazi, aba arimo kugira gute? Koga. Ariko nshaka kureba umuntu wokinga gusa bisanzwe hejuru y'amazi, ntabwo bishoboka. Katurebe abantu bacu ahangaha dufite, nimba baba bashobora kugendera hejuru y'amazi. Ese umuntu yashobora kugendera hejuru y'amazi? Umuntu mukuru ufite imbaraga yagendera hejuru y'amazi? Katurebe ko bishoboka ko yagendera hejuru y'amazi. Ntabwo bishoboka, yagiye ahita ararohama. Hanyuma se umwana mutoya nkawe wagendera hejuru y'amazi nibwo wenda udafite ibiro byinshi? Katurebe ko wagendera hejuru y'amazi. Ntabwo byashoboka, wahita urohama. Hama se umukecuru wenda noneho cyangwa umusaza, bo barashaje, ndeka turebe ko bo byashoboka ko bagendera hejuru y'amazi. Ntabwo byashoboka. Kadushyiremo abandi bantu babiri turebe imbaraga, abantu bazi cyane koga, bo bagendera hejuru y'amazi. Katurebe, ntabwo byashoboka. Hanyuma se dushyiremo bandira nk'umuperezida ukomeye cyane, yagendera hejuru y'amazi? Katurebe, ntabwo nayo byashoboka ko yagendera hejuru y'amazi. Ariko Yesu yagendeye hejuru y'amazi. Hanyuma tubonye yuko abantu ntabwo byashoboka yuko bagendera hejuru y'amazi. Ibyo ni ibintu biri impossible, ni ibintu bidashobokera umuntu uwo ari we wese. Ari njyewe, ari wowe, ari n'abandi bantu bose, nta n'umwe washobora kugendera hejuru y'amazi. Tugiye kwifashisha kano kantu kandi nako ni ka paper clip twagize gutya. Aka kantu gahagarariye noneho wa muntu ufite icyo yizereyemo, gahagarariye cya gihe twizereye mu Mana. Nubwo twebwe tutabasha kugendera muri y'amazi
kuko Petero yari abizi neza yuko bitamushobokera ko agenda hejuru y'amazi, ariko agasaba Yesu Kristo ngo amufashe nimba koko ari we uri kugenda hejuru y'amazi, ati nyemerera nanjye nze ngusanga. Ubwo yari agize iki? Yari agize kwizera muri Yesu Kristo. Yari yizeye Yesu yuko afite ubwo bushobozi bwo kuba we yamubwira ngo ngwino ugendere hejuru y'amazi. Petero yemereye Yesu. Yesu aramwemereye na kosori. Hanyuma katurebe iyo twizeye Imana, bya bindi byatunaniye ko bishobora kugira gute? Gushoboka. Katurebe. Petero Yesu amaze kumubwira ati noneho Petero waza ukagendera hehe? Ku mazi. Cya gihe yagwagamo, ntiyari bugemo kuko yari bugwemo, ariko ubu yemereye Yesu, yagize kwizera muri Yesu, aravuga ati mwami Yesu ndakwizeye, ubwo ari wowe umbwiye ndabizi yuko byashoboka, ntegekera nanjye nzi. Yesu amubwiye ngo ngaho ngwino. Ajya muri ya mazi, abasha kugira gute? Kuyagendera hejuru. Nawe arakomeza aragenda asanga Yesu, ariko muri ako kanya igihe yarimo kureba Yesu amwizeye, yarakomeje aragenda ngo hanyuma aza guhindukira akura amaso kuri Yesu, abona umuraba, abona umuyaga umeze nabi, bimutera kugira gute? Gushidikanya. Kandi na cya gihe Petero ubwo yabwiraga Yesu ngo namutegekere nawe aze, wa muyaga wari uhari, wari mwinshi cyane wenda no kugwamo, ariko ngo bonye Yesu ibyo akoze, aravuga ngo mwami nimba ari wowe nanjye ntegekera nanjye nzi. Ngo hanyuma ako kanya Yesu aramubwira ngo ngwino, ariko ka kantu kaba kamugarutsemo nk'umuntu, arebye abona umuyaga umeze nabi cyane mu mazi, agira gushidikanya. Iyo dushidikanyije rero nta kindi kibaho, kwa gushidikanya bwa bwoba ukirengagiza Imana butuma ugira gute? Katurebe ibyabayeho. Ayibona yahise agira gute? Yahise arohama. Iyo turekeye aho kwizera Imana, iby'Imana yari yadukoreye bishoboka, ntabwo biba bigishobotse. Ibyo twiringiye mu Mana, iyo turekeye aho kuyizera biba bidashobotse. Niyo mpamvu Yesu yakomeje kubwira abantu benshi cyane mu nkuru twagiye tubona, abantu Yesu yagendaga akiza akababwira ngo genda kwizera kwawe kuragukijije. Bivuze ngo Imana ubushobozi bwo gukora ibitangaza, bwo gukiza abantu irabufite, ahubwo ni twebwe tutajya tuyizera. Soza rero ndagira ngo mbasabe abana aho muri mwese turushaho kwizera Imana. Ndabizi abana hari nk'abafite ubwoba bw'iki gihe bwa Covid, ntibazi uko bizagenda, hari nk'abibaza ati se ko tutarimo kwiga bimeze gute, hari nk'abafite ibibazo bitandukanye akavuga Covid niza ninyirwara, hari nk'abafite abayirwaje bafite abantu babo bazi barwaye Covid cyangwa barwaye n'izindi ndwara, bakumva bafite ubwoba butandukanye. Ariko mureke turusheho kwizera Imana, kuko Imana ifite ubushobozi hejuru y'ibintu byose. Ibiduteye ubwoba byose tubizane tubishyire kuri Yesu, kuko Yesu arabinesheje. Ndagira ngo dusoreze hano hantu dukomeze kwizera Imana, ariko mbere y'uko dusoza, icyanditswe cyacu tugomba gufata mu mutwe nicyo mu Baheburayo, kugira ngo tujye duhora tuzirikana buri gihe icyo kwizera ari cyo. Iki cyumweru cyose dukomeze dusubiramo n'imwe verse yacu, kandi tugerageze no gushyira mu bikorwa. Ngo kwizera ni mu Baheburayo ibice 11 kuva mu murongo wa mbere wonyine. Haravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari ukuri. Dukomeze dusubiremo iki cyanditswe, kandi n'ibyo kitubwira tubishyire mu bikorwa. Dukomeze turusheho kwizera Imana. Imana ibaha umugisha. Tugiye gusoza dusenga, hasigaye kugira icyumweru cyiza, kandi twifate neza dusenge. Mana yacu turagushimiye cyane, tugushimiye ijambo ryawe ryiza twize kandi ry'ingenzi. Tugushimiye mwami
yuko iyo tukwizeye n'ibitashobokaga bibasha gushoboka. Iyo tukwizeye tukaguha ibituruhije byose, ubasha mwami wanjye kudutsindishiriza. Ndasengera buri mwana wese wumvise iri jambo aho yaba ari hose, kugira ngo urusheho kutugwiriza kukwizera. Mana yacu, ubane natwe, utugirire neza. Kino cyumweru cyose ndabakuragije aho bari hatandukanye, yaba abarwaye, yaba afite abavandimwe barwaye, bose ubagirire neza mu izina rya Yesu. Mana yacu, komeza kubana natwe no kutugirira neza, kubaho kwawe bikomeze kuba mu mitima yacu. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, twese tuti amen. Imana ibahe umugisha, mugire icyumweru cyiza, kandi dukomeze kwirinda icyorezo cya COVID. Dukaraba mu ntoki neza n'isabune, tudakora aho tubonye hose, tutagendagenda, ahubwo turi mu mago yacu. Imana ibahe umugisha, ndabakunda mwese, mugire icyumweru cyiza.